ngubu ugiye gupfura imburamukoro koko. Gakore ku gikwesi cya Kore de Cosmos agusomeza ku gikombe kirimo se umuyapanya. Umupasiteri se nawe? Reka mbwire Satan. Reka mbwire nuze we. Sora urwanya umutwe. Sora ufite ikibazo cy'akaguru. Ntacyo nari mfite. So ufite uburwayi. Ntabwo mfite. Turashize none. Ufite icyo kibazo. Halo. Bimeze bite umusa? Vuga vuba icyo umamagariye cyangwa nkupe kuko nubundi umenye ko umeze nabi. Ntacyo wahindura. Mva bro, umunsi uzabona isazi zihagaze ku mutwe wawe, uzamenye kuri gutekereza umwanda nshuti yanjye. Nibyo gusa. Wapi nuko nari ngiye kukurangira job, ngwino hano kuganda kamabuye nkubwire projet. Ndaje ngugireho nari. Nukuri ko Imana nzakwishyura do. Ibyumweru 2 byonyine. Nzaba maze kuguha amafaranga, mbabarira witonze, baze dore ibibazo byabaye ibibazo abantu nta amafaranga bakibona, mbabarira nukuri ko Imana. Allo, nzayagwa ibyumweru 2 byonyine, aba ari ibyuma. Sawa. Shaso nakwanga kwita nabi. Ni gute witwa Rusatsi ukabura umunyabibazo? None ko bakwiseganga se uri umuhanga cyane aganga kanibavu. Ibibazo byose byatangijwe na mama witwa Sinzaho Nce Claudine. Gacika amazuru wagiye none usiko cyane naritwa Rusatsi nitwaga Kanabutware Jean Baptiste. Uri kumva ko tuzena tutarudusirimu. Yesu Kristo nubu nta gitekerezo kizima cyari kuva hagati ya Kanabugari na Sinzaho Nce Claudine. Menye impamvu wanyise gahanga. N'ubundi ntabwo agahanga gusa kuko ngo ngiye kujyana tujya guhiga amafaranga yo kuyiga. Kuva ryari se wabonye imbwa ijya guhiga ikajyana n'intare? Ndajyana natunga kwiyo amatunda gutunge ku itindo wagahanga wakamenya ko ari njyewe na. Rero nimba udashaka kumva umutono wanjye ugendera ku byo ndi bikubwire kuko njye makiriro yawe. Harya ko nabonye iyo tugiye muri restaurant tumiza ibiryo biriho dodo ukabirya nk'uwahoranya. Wabonye inari risha ibyatsi. Kadwe umucero mucacu uruguce kubeshya wagahanga. Inari yifashwe yishyira mu ishyamba ritarimo inyama yakicwa n'inzara cyangwa nayo yarisha ibyo byatsi. None ugize urwitwazo ko zira dodo zirya wabuze kugira. Kagira nabigira Imana mena ko gahanga wagitera. Wagira ngo nishwe n'inzara kandi mbona ibi. Yego rero bimenye we nana ari kurima ahubwo uri impyisi. Gakirane na saruti ikintu tuzagutemyera ku mano wagahanga. Kishwa nga tujya gushaka icyatuma turamo. Terusa wazuze ureka kwirengagiza. Ubu ngubu ugiye gupfura imburamukoro koko. Gakore ku gikwesi cya Kore de Cosmos agusomeza ku gikombe kirimo se umuyapanya. Wagahanga imfiye waba wute. Uri se nasigaranye nande. Ariko dusure tutagira amafaranga sinza ikizere mu gikura. Gakurikira ngo kikuraze kikurume ku gahanga. Ibaze kuba n'amafaranga ufite ukabara n'umuntu waguye igitekerezo cyaho wayakura. Habwo ngiye igitekerezo natanga nagiye hareta kugira udusure tutagira amafaranga bajye babita abapangaye ko bamucumbitse kutwabandi. Gacumbiko kwa Migambi Gicumba gucumbira umutsima w'icyonda kondoza amata y'indogobe waganga. Wora amahi. Nago nkuhahira gusa nakugira inama z'abakiri. Gakiri igitane na kirina gukingirana n'umugirigira guhenyoko wowe ufite amafaranga none nzari kunyicira hanga. Ibitekerezo byanjye bari inyamibwa nshobora kubwira ngo ujye mu kiyede ujye guhiga akazi nko koza imbwa kaguteza imbere. Shabyi hore nticyara ahantu nabonye harimo baratanga ibiryo menya habaye ubu. Yego no tujye kujya nyine ibyo bintu. Wamamagaye nuko hirya yose uje kumbwira ngo njye kuvumba. Tujye kuvumba nyine. Nagushaka kuja kuvumba. Wapfuye yarihuse. Uzi kubura umuntu ukabura n'umupasiteri umusengera ngagera mu iruhukiro ry'Iwamahoro. Igishoboka cyose ndagitanga ariko uwo mupasiteri aboneke. Kubera ko igishoboka cyose ndagitanga yaba amafaranga cyangwa ifeza n'izahabu. Mbabarira icyaba cyose uwo mupasiteri mubone kuko ninamubona sinzi ko ibyo nshaka biri bugende neza. Mbabarira. Tambaze numva uyu muntu ndashe muvugisha. Umwami yakoze ndi kumwe nabo mwijuru imbere ya ntebe. Wajya ngo Imana inyoherereje hano ibizi ko ukeneye umupasiteri. Nawe uri umupasiteri se? Irizo riri Fupanku Imana ikundiye. Sibyo tubabwira. Umupasiteri se nawe? Reka mbwire Satan. Reka mbwire nuze we. Sora urwanya umutwe. Sora ufite ikibazo cy'akaguru. Ntacyo nari mfite. So ufite uburwayi. Ntabwo mfite. Turashize none. Ufite icyo kibazo. Ariko urinde musore ndi icyaremwe gishya. Ubufasha nyene urabuzi se? Ndabuzi. Ukeneye umupasiteri se? Reka ngire mu byo musobanura rero mugabo. Sumundi nabwirwa n'iki kuri umupasiteri na Bibiliya ufite. Reka ngiyewe ijambo ry'Imana kubera ukuntu mba narazengurutse ahantu henshi ijambo ry'Imana mba narifashe mu mutwe. Uwo mutwe wawe urimo ijambo ry'Imana cyangwa harimo igikoma? Mbwira ngusengere wa mugabo. Uransengera se n'ibyo wamanuriye numvaga bidahura. Umva ahubwo tuve muri ayo. Hano mu gipangu cyanjye harimo umuntu witabye Imana. Kandi nyeneye umuntu umusengera akanemusinga ibyo birori. Urabasha gukora iki muri ibyo? Ngiye byose ndabikora. Ko imirimo ibiri yananiye impyisi
kuba ngiye muri bumwe amafaranga kuko abapasiteri iyo mubahaye ituro bagira imbaraga kuko nk'ubu ngubu maze amajoro 40 nk'ayo Yesu yamaze atarya ubu uri kumva nyine mba nkeneye amafaranga. keretse icyo udashaka. Harimo n'ibyo kurya se? Ndakubwiye ngo keretse icyo udashaka. Tugende noneho mite nangira akazi Imana yamaye. Tugende ugatangire. bavuga yuko beza babyiruka mu myaka yose nyamara wowe mukomeze kwihangana kandi mukomere kubera ko dore nanjye ntako nagize dore mbazaniye umupasiteri wo gusengera umuntu wanyu kugira ngo ahagiye aruhukire mu mahoro. Yego ibyo avuze nibyo ninjye waje kubigisha ijambo ry'Imana gusa murabibona mu mahamazi igihe kinini hano twabanza twiyakira tukarya. Nakababaro turi muri ara twabasha kurya. Ariko ibyo wari uvuze nibyo ndakeka hano nta muntu uri bubashe kurya. Ariko ngiye impamvu nari mbivuze naringiriye impuhwe bari abakobwa bose bicaye hariya inzara irabishe. Urabagiriye impuhwe se warababyaye? Ega banza usengera uno munsi ibindi biraza kuza nyuma. Hata si mushonje. Nuko rero reka dufate umwanya tubwire pasiteri wacu adusengere asengere n'amafunguro tujye mu mwanya wo kwiyakira. Uriya so waturutse he? Nese nyakwigendera ko yari afite inshuti nyinshi wasanga ntiriya rimwe mu nshuti ziwe. Nawe uri inshuti yiwe? Ndi inshuti ye magara. Siwumva nawe yari inshuti ye cyane. Hata niba atari ibanga wapfuye yitwaga nguki? Si umuvandimwe Damascene se. Kubera akababaro kenshi menya n'amazina ye nayibagiwe. Ihangane rwose bibaho kuko natwe akababaro turagafite. Ihangane muvandi. Bidatinze rero mwareka pasiteri akatwegereza Imana tugafata umwanya tukajya no mu kindi gikorwa. Rero mwese mwakifata neza tugasenga tukakurikizaho ibindi. Mana yacu turagushimye turaguhimbaje twese dutunganye ibyo tugiye kurya byose bitunganye amen. Si byose harega hari abantu bashonje hata si mushonje. Ubwo rwose umuntu ntabwo yabura umuntu ngabure n'ibiryo. Nibyo ndimo ndavuga. Okay nimba harimo abashonje hagira umwe muri mwebwe uza akadufasha kujya kuzana ibiryo. Ibiryo hasara babibuze. Murakoze ababashije kurya n'abatabibashije mwihangane ahubwo reka duhe umwanya uwagize ibyago agira icyo atubwira.
murakoze kumpa ijambo. gusa twari kubura umuntu tukabura na fanta